Ni mu masaha y'igitondo, Megan rero yitegura yihuta cyane, gusa nyine imvura iba iri kugwa kandi ari nyinshi. Asohoka rero atareba hirya no hino rwose, kubera ko aba areba imodoka iparitse hakurya y'umuhanda, aba atekereza ko ari umushoferi we uhageze. Ahita agenda rero yihuta maze agahita yinjira muri iyi modoka akicara inyuma. Ahita abwira umushoferi ati ndabona rwose ngiye gukerererwa, iminota iri kungendana kandi aya mahugurwa sinshaka kuyakerererwa. Ni nako kandi aba ari kumurangira aho ari kujya. Naho rero umushoferi ajya kumubwira ati ariko se ubwo ntabwo wibeshye? Naho Megan ntatuma rwose arangiza interuro aba atangiye, ahita amubwira ati mbabarira rwose wihute, kubera ko muri iki gitondo haba nyine hari ambuteyage ikabije kandi sinshaka kugerayo nakererewe. Shoferi rero nawe ahita yicecekera maze agakomeza akarebera uyu mukobwa muri retroviseri, dore ko nyine uyu mukobwa aba yanyagiwe, imisatsi itoseho gato, kubera ko nyine kuva mu rugo kugera hano ku muhanda imvura rwose bimunyagiye. Aramwitegereza rero aba ari umukobwa nyine wambaye ibintu biciriritse, umukobwa ubona rwose utuje. Ahita rero yatsa imodoka maze akagenda nyine yerekeza aho uyu mukobwa Megan aba yamubwiye. Raoul rero ni umusore nyine w'umukire cyane, ufite kampani nyinshi cyane muri kino gihugu, gusa aba yiparikiye hariya ategereje umuntu baba bavuganye. Nyamara Megan we araza agahita yinjira mu modoka ye atamenye ngo nta nubwo ari wa mushoferi, dore ko rwose atirirwa anareba plaque ngo amenye ko imodoka agiyemo atariyo. Raoul rero aramutwara bagenda batavugana, maze bagerayo Raoul arahagarara, Megan akavamo, ubundi agafata nyine amafaranga akamuhereza kumwishyura, dore ko aba nihuta cyane. Ahita amubwira ati noneho ntiwirirwe unangarurira nyine, asigara uyagumane, ubwo nyine ni agatipu nguhaye. Naho rero Raoul ahita amubwira ati oya rwose ntabwo ari ngombwa, amafaranga yihorere, uzaba uyampa cyangwa se uraza kuyampa ningaruka kugutwara. Megan rero ahita amubwira ati ariko noneho rwose sinzi ukuntu wabyutse, ni ubwa mbere mbonye umushoferi wanga amafaranga. Nyamara ntabwo aba ari kureba mu maso uyu musore, kubera yuko aba ari busy nyine areba mu isakoshi ye, ari gushakisha amadosiye nyine aba yabitse kugira ngo yinjire byose biri ku murongo. Ahita rero yigendera maze Raoul agakomeza kumukurikiza amaso, ari nako kandi ari kumwenyura, aba yatangajwe na stress uyu mukobwa abyukanye. Raoul rero arakata maze akigendera. Naho rero inama nyine irangiye, Megan we arongera agahamagara wa mushoferi ati ngwino ntware aho wansize. Naho uyu mushoferi atabona gusize, uyu munsi ajye we nigeze ngutwara. Megan ati ntabwo se ari wowe wantwaye mu gitondo? Uyu mushoferi ati hoya rwose. Naho rero Megan ahita asubiza ubwenge inyuma, atuzi yuko natwawe n'umushoferi utari we, niyo mpamvu rwose yanze amafaranga. Nari nayobewe nanjye ukuntu amafaranga yari kuyanga. Ariseka rero kubera ukuntu nyine aba yari afite stress, ku buryo rwose aba atanabyitayeho ngo amenye ko atatwawe n'uwo nyawe. Gusa nyine ntabwo abitindaho. Naho rero Raoul we rwose uyu munsi wose yirirwa aseka uko yibutse ukuntu uyu mukobwa yaje yinjira mu modoka ye yiruka, nta no kumusuhuza, nta no kureba umutwaye uwo ari we, agahita amubwira aho agiye gusa. Akomeza kubyibuka maze akajya aseka, akibuka noneho n'ukuntu ahamugejeje nabwo yavuye mu modoka ubona rwose wagira ngo ntabwo ahari, arangaye bikabije. Gusa nyine Raoul yibuka ko yakoze amakosa kuba atanasigaranye contact y'uyu mukobwa, dore ko rwose n'izina rye ntaryo abazi. Raoul rero yicaye wenyine atangira gutekereza ati ariko rwose ntabwo bisanzwe. Uyu mukobwa nakomeje gutekerezaho n'ukuntu ubusanzwe nta mukobwa ujya upfa kunyinjirira mu modoka, yaba asabye lift cyangwa uko byagenda kose, nta mukobwa rwose njya nemerera ko yicara mu modoka yanjye. Ariko uriya no kumuhakanira byanze, maze rwose ndamutwara. Igitangaje nta kintu kidasanzwe afite cyakurura umuntu, ariko sinzi impamvu ndi kumva rwose wagira ngo hari nk'ikintu cyari cyarasinziriye muri njyewe cyongeye gukanguka. Mbese uriya mukobwa ndumva rwose ntazi uburyo ari kunkururamo. Sinzi impamvu nakomeje kumutekereza, umunsi wose ugiye kwira ari we ntekerezaho. Ibi bintu rwose ntabwo bisanzwe. Aba yongera rero yatekereza nyine ukuntu Sena yagenze, n'ubundi agaseka.
Naho rero ku rundi ruhande Megan we amara nyine kuruhuka maze agatangira gutekereza nawe ukuntu yagiye mu modoka y'umuntu atazi, aba ari kwibaza ati ariko se uriya muntu wantwaye ntiyagize ngo ndi umusazi, byanze bikunze buriya yagize ngo ntabwo nuzuye rwose, ariko buriya yanshishijemo ijisho bikabije kubona twamaranye umwanya ungana kuriya ntaramenya ko rwose atari uwa nyawe. Nawe rero aricara maze rwose akiseka, ntabwo aba yumva stress yari afite mu gitondo ukuntu yanganaga ku buryo yagiye mu modoka y'umuntu atazi. Nyuma rero y'iminsi ibiri Haure ajya gutembera nyine hafi ya karitsiye ya Megan, dore ko nyine Haure yakundaga kwigira muri aya makaritsiye kubera ko nta muntu n'umwe wari umuzi muri aya makaritsiye. Iyo yajyagayo rero yitembereraga mu isoko maze akirebera abantu bari gucuruza, akareba abantu bari guhaha, byaramushimishaga kuba rwose nta muntu uri kumumenya kuko ubusanzwe yari umusore nyine uzwi. Aha rero ho yabaga nyine ari umuntu usanzwe rwose, yibonaga nk'abandi bose, icyo yashakaga cyose yarakiguraga kuko nta muntu n'umwe wabaga amwitayeho. Uyu munsi rero ari kwigendera mu isoko nyine bya bindi bisanzwe, ajya akabona Megan ari kugura imbuto, gusa nyine ubona ko amafaranga yamushiranye aba ari kuyabara, maze akabona ni make ugereranyije n'imbuto yashakaga. Afata rero imbuto ebyiri mu ntoki maze agatangira gutekereza urwo yakabaye ahitamo kubera ko amafaranga yaramushiranye. Haure rero akimubona kwihangana biranga, ananirwa rwose kuguma ahagaze aho ngaho, maze agatera intambwe amusanga, ahita amubaza ati n'uyu munsi se ukeneye tagisi cyangwa wamaze kuyibona? Naho rero Megan ahita ahindukira yihuta maze akitegereza uyu musore, ahita akanura cyane ati ni wowe rero umushoferi utari uwa nyawe wantwaye? Naho rero Haure ati oya ariko ni wowe ahubwo winjiye mu modoka yanjye, ntabwo njyewe ndi umushoferi utari uwa nyawe, ahubwo wowe nyine ni wowe waje unsanga mu modoka yanjye. Bose rero bahita baseka maze Megan agahita amubwira ati umva mumbabarire ni ukuri cyakoze biteye isoni ukuntu rwose uriya munsi nari njagaraye. Naho rero Haure ati oya nta kibazo rwose, ahubwo nubishaka umbwire ngutware. Bose rero baraseka maze Haure agahita amubwira ati hanyuma se nagufasha nyine guhitamo muri izo mbuto ufite? Aba yabibonye nyine ko amahitamo yayabuze. Naho rero Megan ahita amubwira ati sinzi rwose niba ku mahitamo nabwo waba urenze nk'ukuntu mu gutwara uri nimero imwe. Barongera rero n'ubundi bagaseka maze Haure ati byose ngenda bibasha kandi ibintu byose mbikora neza. Ahita amufasha rero guhitamo imbuto maze agahita amutwaza n'akantu yari yahahiyemo, dore ko yari yagiye ahaha ibintu byinshi bitandukanye. Kano kanya rero batangira kugendana nyine n'amaguru bagenda baganira. Bari kugenda rero Haure abaza Megan ati none se ukora kuri kiriya kigo cy'ishuri? Naho Megan ati yego rwose niho nigisha indimi. Atangira rero kumubwira nyine ukuntu indimi azikunda cyane, maze agatangira kumubwira abanditsi bamwe na bamwe akunda cyane rwose ndetse akunda ibitabo byabo. Haure rero ahita amubwira ati ni ukuri nanjye buriya nkunda gusoma cyane, gusa nyine ntabwo ari cyane nkawe kuko wowe nyine urumva ko gusoma kwawe unabibyaza umusaruro. Megan ati cyane rwose, gusoma binyishyurira fagitire kubera ko nyine iyo nsomye nkigisha abantu ndahembwa. Megan rero ahita amubaza ati hanyuma se wowe ukora iki? Naho Haure ati jyewe nyine mfite agakampani ka tekinoloji. Ntabwo rero amubwiraho ibintu byinshi, gusa nyine Megan ahita amubaza ati hanyuma se ubwo koko biguha umwanya wo kuba watembera? Naho Haure ati cyane cyane rwose, rimwe na rimwe njya mfata umwanya maze ngatembera, mba nkeneye kuruhuka mu mutwe. Nta byinshi rero amwibwiraho, nta nubwo ndetse amubwira ko nyine kampani ye ari kampani izwi. Uyu mukobwa we aba azi ko nyine ari agakampani kari aho gasanzwe gatoya cyane rwose. Haure rero ahita amubaza ati none se naguherekeza maze nkakugeza kuri bisi? Naho rero Megan ati nta kibazo rwose.
aramuherekeza rero maze n'ubundi bagakomeza kugenda baganira. Barahagera rero maze Megan akamushimira kuba rwose yamutwaje no kuba kandi yamuherekeje. Aramusezera rero maze agahita yinjira muri bisi. Naho rero Hawule aguma ahagaze ari kwitegereza nyine iyi bisi, ahita yibuka yuko n'ubundi agiye atanamenye izina rye ndetse nta na nimero ye afashe. Gusa nyine ntabwo ahangayika, muri we abavuga ati byanze bikunze ibi bintu rwose ntabwo ari uruhurirane, uko byagenda kose nzongera mubone, kuko rwose aba yumva uyu mukobwa nyine hari ibintu byinshi yabyukije muri we. Aba yumva ari kwiyumva ukuntu kudasanzwe, aba yumva ko rwose uyu mukobwa atari ibintu byahuriranye, ahubwo nyine wagira ngo hari ikintu rwose kiri kubahuza. Aba ari kuvuga ati byanze bikunze rero nzongera mubone. Aguma ahagaze ari gutekereza ukuntu hari hashize igihe kinini atiyumva nk'ukuntu yiyumvise ari kumwe n'uyu mukobwa. Niko kandi Megan nawe aba yahindukiye maze agakomeza kureba uyu musore kugeza igihe bisi yarengeye ikagera ahantu nyine atakimubona. Akomeza rero kugenda amutekerezaho ukuntu aganira atuje, ukuntu ndetse ari umusore mwiza mu buryo bugaragara, ukuntu noneho avuga amagambo y'ubwenge. Uyu mukobwa nawe agenda nta kindi ari gutekereza. Ajya kubona rero akabona bageze neza neza ahantu aviramo, ndetse haba haburaga gatoya ngo bahamurenze, kuko nyine ibitekerezo biba byamutwaye. Nyuma rero y'icyumweru kimwe Megan agaruka n'ubundi kugura nyine imbuto n'imboga muri iri soko nk'uko byagendaga, maze ari guhaha sinzi ukuntu akebuka hirya, maze n'ubundi akaba abonye Hawule nawe nyine ari guhaha. Ahita atera intambwe amusanga maze agahita amubaza ati se mukunda kuza nyine muri rino soko? Naho Hawule ati yego, iyo nshaka kuruhuka nta handi hantu rwose nza uretse hano. Ati none se nawe nuko ariko kubera ko dukunda kuhahurira? Megan ati ngewe nza rimwe mu cyumweru nje kugura nyine imigati, imbuto ndetse n'imboga, ni hano nkunda guhahira kubera ko iri soko nyine rigurisha ibintu bidahenze cyane, naha rero nkunda kuza. Hawule rero ahita amubwira ati byaba byiza rwose dufatanyije noneho guhaha. Batangira rero kugenda bahahira hamwe nyine, ari nako kandi bagenda baganira ku bicuruzwa biri hano, buri cyose babonye bakagiteraho story. Gusa Megan we ntabwo yigera nyine abaza uyu musore izina rye cyangwa ngo amubaze niba ari umusore, niba afite umugore, nta na kimwe rwose aba amuziho. Gusa aba yumva anejejwe no kugendana n'uyu musore, dore ko rwose aba ari n'umusore wihariye hano mu isoko hose, uri kureba nyine uba ubona atandukanye n'abandi bantu bose bahari. Bakomeza rero kugenda maze bakagera ku gipande nyine bacururizagamo ibitabo. Byabaga ari ibitabo rwose ubona bishaje, nyamara Megan ahita ahagarara maze agatangira kureba bino bitabo. Ahita abwira Hawule ati hano hantu rero sinjya mparenga, buri gihe uko nje guhaha ndahanyura maze nkitegereza ibi bitabo. Nubwo rwose ntajya ngura, ariko nyine mba numva rwose nshimishijwe no kubireba, ndetse mba numva nshaka kumva impumuro yabyo. Uyu mukobwa rero yakundaga gusoma cyane, birumvikana ko yari afite n'urukundo rw'ibitabo rudasanzwe. Ahita afata rero igitabo kimwe maze agatangira kurambura nyine impapuro, arakireba maze agahita abwira Hawule ati umunsi umwe nizera ko iki gitabo nzagisoma nitonze maze nkakirangiza. Arongera rero akagisubiza hasi, maze Hawule akitegereza kino gitabo, areba ukuntu uyu mukobwa yari agifatanye urukundo, ukuntu yari akishimiye, ndetse ukuntu yari akeye mu maso ari kureba mu mpapuro zacyo, maze agahita abona ko rwose uyu mukobwa yagikunze cyane. Baratambuka rero bari nyine guhaha, maze Hawule agahita asubira inyuma gatoya, abwira uyu muntu ubicuruza ati kimfungire neza icyo gitabo maze ukimpereze. Arakimufungira rero maze akakimuhereza. Baragenda rero bagera imbere, Hawule agahita ahereza iki gitabo Megan. Megan akikibona ahita amubwira ati kubera iki koko wigoye? Naho rero Hawule ahita amubwira ati bifate nyine
nk'aho ari igihembo nguhaye kuri uriya munsi wanyizeye maze ugatuma ngutwara. Naho rero Megan araseka ati ariko rwose ntabwo ari ukuvuga ko nakwizeye kuko sinari nzi ko ari wowe untwaye, ahubwo nyine ntabwo wakabaye rwose wirushya. Naho rero Hawule ati ngaho nta kibazo, bifata nyine nk'aho umwanditsi w'iki gitabo ari we uguhaye iyo mpano. Megan rero ahita amubwira ati urakoze cyane rwose, iki gitabo ndagikunda cyane, ndakeka nzagisoma iminsi mike ishoboka kubera ko ntabwo nabasha kukirambika hasi ntagishoje. Uyu munsi rero Hawule ahita ahereza nyine ikiganza Megan maze akamubwira ati nitwa Hawule. Naho rero Megan ahita amubwira ati nanjye nitwa Megan. Nibura kano kanya baba bafite ikintu bahuriyeho kubera ko nyine umwe aba azi izina ry'undi n'undi azi iry'undi, noneho hagati yabo haba hagiyemo n'igitabo. Byanze bikunze ntabwo Megan azibagirwa uyu musore kubera ko azajya abona iki gitabo azajya yibuka Hawule wakimuhaye. Uyu munsi rero baratandukana maze Hawule agataha. Ataha rero yumva ibyishimo ari byose, aba yumva mu mutima we hakeye, aba yumva anezerewe, mbese aba yumva atazi ukuntu yasobanura ibyishimo afite. Ku rundi ruhande rero Megan nawe biba ari uko, ataha rwose ubona akeye mu maso, yumva afite umunezero udasanzwe. Aba ari gukomeza gutekereza kuri uyu musore, ukuntu nyine avuga atuje, ukuntu ari umusore ubona ko yitonda, mbese aba akomeza kumwibazaho maze akamwibazaho byinshi. Naho rero Hawule we aba atangiye kugira ubwoba bw'uko rwose ashobora kuba ari mu rukundo n'uyu mukobwa, nyamara ibi ni ibintu rwose aba yaravuze ko adashaka ko azongera gukunda umuntu na rimwe, kubera ko yigeze gukunda umukobwa maze akamuhemukira. Mu mutima we yavugaga ko rwose atifuza kuzongera gukunda undi mukobwa kubera ko yatinyaga ko bazamuhemukira. Nyamara kano kanya rwose ntabwo aba atuje, aba yumva atangiye guta umutwe kubera ko ibitekerezo bye byose biba byiyuzuriye Megan. Isura ya Megan wagira ngo iri ahantu hose, aho arebye hose aba yibonera Megan. Ku rundi ruhande kandi Megan nawe ni uko, nta kindi kintu ari gutekereza uretse nyine Hawule. Megan bari kuvuga ati oya, nizere ko rwose ntatangiye gukunda uyu musore kuko byaba byihuse cyane, nanjye rwose naba nkabije kutabitekerezaho, ntabwo nizere ko bidashoboka, ahari nyine ndi kwibeshya, ariko rwose ukuntu ndi kumutekereza nabyo biri kuntera ubwoba. Ni gute umuntu tutaziranye mutekereza inshuro zingana gutya? Nta kintu na kimwe ndi kubasha kubaho concentre, cya gitabo nashakaga ntabwo ndi kubasha kugisoma, wagira ngo rwose uyu musore ari mu mutwe wanjye. Ku mpande zombi rero buri wese nyine aba yataye umutwe ari gutekereza ku wundi. Kuwa mbere rero Megan yicaye muri biro ari ku kazi nyine nk'ibisanzwe, aba ari gukosora impapuro z'abanyeshuri yigisha, aba ari concentre ariko nanone ari kwitekerereza nyine kuri Hawule. Ajya kumva rero intambwe nyine muri koridoro ziri kuza zigana muri ibi biro aba yicayemo. Ahita rero ahanga amaso ku rugi, maze yajya kubona akabona hinjiye Hawule. Biramutungura kubera ko rwose ntabwo aba yari azi ko nyine uyu musore azi ko ari hano. Ahita amubaza ati hano se uhabwiwe n'iki? Hawule ati wibagiwe se ko nagutwaye nkahakuzana? Naho rero Megan ahita amwenyura ati none se uzanywe hano n'iki ko ari mu masaha y'akazi, wakabaye uri ku kazi? Naho rero Hawule ati nari nkuzaniye aka kantu, ntabwo nyine ari akantu karenze ariko nakabonye mbona rwose kagushimisha. Ahita amuhereza rero impano nyine bamuzaniye, iba ari taburo nziza cyane ya wa mwanditsi wa cya gitabo aba yaramuhaye n'ubundi, kubera ko Hawule aba yarabonye ko uyu mukobwa akunda uyu mwanditsi w'ibi bitabo, dore ko rwose ibitabo bye aba yarabisomye byose ku murongo. Naho rero Megan ahita amubwira ati ariko ni ukuri rwose nawe urivuna cyane, nta mpamvu zo kugira ngo nkugore. Hawule ati hoya ntabwo birenze, gusa nyine nanyuze kuri ino taburo bitunguranye, nkikubita amaso ndetse ntekereza kuri wowe, maze ntekereza ko wayikunda.
naho rero Megan ati hoya rwose wabimenye nayikunze cyane, aba ari kuyifata ukabona nyine nubwo ashaka kuyifatisha intoki cyane uba wagira ngo afite ubwoba bwo kwanduza iyi taburo, uba ubona ayifashe yigengesereye cyane nk'ikintu cy'agaciro kuri we. Biba bigaragara rero ko imushimishije cyane, dore ko aba ari no kuyireba akamwenyura, maze Hawula agakomeza amwitegereza. Nyamara Megan mu busanzwe aba azi neza yuko rwose amakado atari ibintu biza gutyo gusa, aba azi ko iyo umuntu aguhaye kado haba hari ikindi kintu akwitezeho, aba azi ko nyine byanze bikunze haba hari ikintu agushakaho. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo abasha kwanga kado zose uyu musore aba yaramuhaye. Megan rero ashimira Hawula cyane, maze agahita abona ko atigeze amuha karibu ngo yicare, ahita rero amwereka intebe maze akamusaba ko yakwicara. Baraganira rero umwanya nyine mutoya, ubundi Hawula agasezera Megan akigendera. Megan rero atangazwa n'ukuntu uyu musore atanamubwiye ati nzagaruka, cyangwa se ngo amubwire ati mpa nimero yawe njye nkuvugisha. Arigendera rwose nta na kimwe muri ibyo ngibyo. Megan ahita asigara yibaza ati ariko se ubundi sinshobora kuba ndi gutekereza ibintu bidahari, ni gute uyu musore yaba rwose adakeneye na nimero yanjye? Nyamara rwose nyewe ndumva nifuza ko rwose nagira nimero ye, ndumva nifuza ko yanyandikira nka message maze nanjye nkamusubiza, ndumva ibyo bintu byanshimisha cyane. Akomeza rero kubyibazaho nyine, gusa uyu musore we aba yamaze kwigendera. Megan rero ageze mu rugo nyine aricara n'ubundi, maze akareba izi mpano zose uyu musore amaze kumuha, aritegereza maze akavuga ati ariko biranashoboka rwose ko atari urukundo, birashoboka ko nanjye naba ndi kwibeshya, ahari nyine ntari gukunda uriya musore. Ariko se nanone ni iki kintu cyaba kimugenza kindi? Ntabwo ndi mwiza, ntabwo nshamaje, ntabwo nambara ibirenze, ntabwo rwose ndi umukobwa ugaragara mu buryo butangaje. Gusa nyine ariko uyu mukobwa yari mwiza, ahubwo nyine yari aciye bugufi rwose, nta birenze nyine yari afite kuri we, nta mamakiyaje y'ibikabyo, nta myenda y'ibikabyo, mbese yari umukobwa ubona ko rwose uri simple cyane. Aba ari kwibaza ati none se ubu ni iki cyaba cyarakuruye uriya musore? Ariko se kubera iki inshuro zose akomeza kugaruka anzaniye impano? Aba yibaza ibibazo byinshi ariko akananirwa kubisobanukirwa. Hashira iminsi rero yaba Hawula aba ari gutekereza kuri Megan. Megan we rero aricara nyine maze agategereza yuko uyu musore azongera kugaruka kumureba, ariko nyamara hashira iminsi rwose nta kimenyetso cyo guhura gihari. Yajyaga muri rya soko ntibahure, ahantu hose ntahamusanga bakundaga guhurira, noneho akanategereza ko yakwinjira kwa kundi yinjiraga nyine ku ishuri rye agaheba. Nyamara rwose Megan aba yaramaze kwishyiramo uyu musore cyane, ku buryo iyi minsi amara ataza kumureba uba ubona rwose Megan yahangayitse. Umunsi umwe rero Megan aba yumva irungu ryamwishe rwose, dore ko kuva yamenyana na Hawula aba noneho amaze kumenyera rwose kuba yavugana n'uyu musore, nubwo nta n'umwe ufite nimero z'undi ngo bahamagarane. Ajya rero muri biblioteke baba begeranye kugira ngo arebe ko yabona ibitabo akaba yisomera, aragenda akinjiramo, nyamara kuba concentre ntabyo aba ashoboye, aba agenda akora ku bitabo byose ariko akongera akabisubiza aho abikuye. Sinzi ukuntu rero ari gukomeza agenda areba ibitabo, ajya kubona akabona ikinyamakuru maze akagiterura. Agiterura rero iki kinyamakuru ahita abona ku rupapuro rwa mbere ifoto ya Hawula, ahita atangira gusoma rero amagambo baba bari kumwandikaho nyine, bati umukire, umugwizatunga, umusore rwose ufite kampani nyinshi cyane kandi ukomeye. Baba bafite nyine ibintu byinshi bari kumuvugaho, ariko atungurwa no gusanga uyu musore ari umukire cyane ndetse rwose azwi. Ahita atangira kwibaza rero ukuntu nyine uyu musore nta kintu yigeze abimubwiraho, ahubwo yagerageje kumwiyereka nk'umuntu usanzwe, nk'umuntu rwose ucishije bugufi,
nk'umuntu udafite ibirenze. Uyu mukobwa rero Megan atangira kwibaza ati niyo mpamvu ubona rwose ameze nk'ungendera kure, ntabwo ari uwo mu isi yanjye, ntabwo uyu musore twakabaye twaramenyanye, naribeshye cyane rwose, nanjye nurije ibiciro kumva yuko nakunda uyu musore, naribeshye gusa nuko ntigeze mbimenya, iyo aza kubimbwira ntabwo rwose mba naririwe niruhiriza umutima mukunda, kubera ko ntabwo byashoboka. Ahita afata rero iki kinyamakuru maze akagisubiza aho agikuye, ahita agenda yerekeza kuri bisi, dore ko aba yumva ataye umutwe ndetse aba yumva ataye icyizere, aba yumva ko nyine ibyo yari atangiye kwishyiramo bidashoboka, aba amaze kubona neza ko uyu musore atari uwo mu isi ye, ntaho bahurira. Buracya mu gitondo rero Megan agiye ku kazi ahita asanga Haule ahagaze nyine imbere y'iki kigo cy'ishuri, aba ahagaze areba hirya no hino, bigaragara ko aba ategereje Megan. Megan rero ahita agenda amusanga maze agahita amubwira ati ejo narakubonye mu binyamakuru, nabonye ko nyine uri umuyobozi w'amakampani rwose akomeye ya tekinoloji. Naho rero uyu musore ahita amubwira ati yego rwose niko bimeze. Naho rero Megan ati kubera iki se utigeze ubimbwira? Uyu musore rero ahita amubwira ati sinigeze mbikubwira kuko nabonaga nyine nta kidasanzwe kirimo. Naho Megan ati wagerageje rwose kunyereka nk'umuntu usanzwe kandi ntabwo uri umuntu usanzwe. Naho rero Haule ati oya rwose ndi umuntu usanzwe, ahubwo nizere ko ntacyo bihinduye nyine kuko wamfataga. Megan ati nakabaye rwose narabimenye bwa mbere, maze nkabona yuko umusore wanzaniraga ibitabo atandukanye cyane nawe ubwawe. Naho rero Haule ati hoya, uwo musore wakuzaniraga ibitabo niwe jyewe. Megan ati hoya rwose ntabwo ariko bimeze. Naho rero Haule ati ni ukuri ntabwo ibyo rwose ari ibintu byo kuvuga, urabizi kandi ukuntu twahuye, urabizi ko winjiye mu modoka yanjye tudasanzwe tuziranye. Sinibaza rero aho nari guhera nkubwira ngo burya nyine ngo ngewe ngo ndi umuyobozi ngo wa kampani z'ikoranabuhanga muri kino gihugu. Ibyo bintu se ko kurumva ari nkawe wabivuga? Ntabwo rwose nagombaga kubivuga, nta n'impamvu kandi yari gutuma mbivuga, kubera ko ntabwo ari ibintu kiri imbere cyane. Umubano wacu wagombaga kubakira kuri twembi babiri. Ibyo nkora ntabwo rwose byagombaga kuza hagati yanjye nawe. Naho rero Megan ati mumbabarire rwose, gusa nyine ubwo nabonye ko ari njye nibeshye. Haule ati wibeshya gute se? Megan ati nyine ntabwo rwose uri ku rwego rwo kuza kureba umukobwa nkanjye ukaza kundeba hano ku kigo cy'ishuri, ukantwara mu modoka tukajyana mu isoko. Biriya byose ntabwo bwari ubuzima bwawe, ntabwo uriya ari wowe mu by'ukuri. Naho rero Haule ati oya rwose uriya niwe njyewe, ndetse rwose uriya niwe mba nifuza kuba we, kubera yuko aho mba nyine mba rwose mu nzu irimo ibintu byose ntigeze ngiramo uruhare, irimo imitako ntigeze nigurira, ntanishimira rwose. Inzu yanjye uyirebye wagira ngo ni mize, kubera ko ibirimo byose nta na kimwe mba nihitiyemo. Ariko kuza muri iriya soko ni amahitamo yanjye. Ibyo nguze hariya byose ni ibintu mba nishimiye, zaba izo mbuto mba nguze n'imboga, mba numva binshimishije kuba nagira uruhare mu bintu bifitiye akamaro ubuzima bwanjye. Ntabwo rero Megan aba ari kubyumva, kubera ko aba yamaze kwiheba rwose, yamaze kubona ko uyu musore adakwiye kumureka ngo akomeze amuzire mu buzima, kuko aba abona ko rwose nta hazaza ibyabo byagira. Megan rero amusiga hano imbere y'ishuri maze agahita yiyinjirira akigendera. Naho rero Haule yitegereza uyu mukobwa maze akabona nyine ntabwo yamukurikira, akomeza ahagaze aha, maze hashira umwanya akongera agasubira mu modoka akajya mu rugo. Aragenda rero akicara maze agata umutwe, akibaza rwose icyabaye, akibaza ukuntu uyu mukobwa yamurakariye, nyamara muri we aba ari gutekereza atari ko rwose ntabwo nigeze muhisha uwo ndi we, gusa nyine nanifuzaga kumenyana nawe muri buno buryo, nibyo byari binshimishije. Naho rero Megan we atangira kujya anyura mu nzira y'inyuma noneho
kugira ngo adasanga Hawule yamutegereje hano imbere, nyamara nubwo bwose aba yumva amurakariye ndetse ashaka kumugendera kure, ntibimubuza gukomeza kumutekereza ndetse no gukomeza gusoma cya gitabo yari yaramuhaye. Uko yajyaga gusoma iki gitabo nta kindi yibukaga uretse amagambo ya Hawule, ndetse akanibuka nyine ukuntu uyu musore amuvugisha amureba atuje. Hashira iminsi rero, Megan ari kugerageza rwose kwikuramo uyu musore, ariko n'ubundi akumva ntabwo byemera, nyamara ntabwo Hawule waba yaramuretse gusa, aba akomeza kumwohereza amamesaje ndetse rwose amusaba ko babonana, ariko nyine Megan nta n'imwe aba ari gusubiza. Iminsi rero irashira, maze Megan akumva rwose nawe akwiriye kuganira n'uyu musore, nibura akabona ibisubizo by'ibibazo bye, kubera ko aba yumva kuba rwose batandukanira hariya nabyo bitaba ari byiza habe na gatoya. Megan rero amwoherereza mesaje ari kumubwira ati niba wifuza ko twavugana, ubwo uzaze nyine iwanjye dusangire hanyuma tunaganire. Hawule ahita amusubiza yihuse ati cyane rwose. Umunsi rero wo kuza, Hawule yambara imyenda nyine isanzwe, aba yiyambariye jeans ndetse n'agashati rwose gasanzwe. Araza rero agakomanga, dore ko aba yanaje n'amaguru. Araza agakomanga ku gipangu, maze Megan akajya gufungura. Agifungura ajya akumva sheshe rumeza umubiri wose, kongera kubona uyu musore yumva nyine atazi nk'ibintu bimwirutse mu mubiri wose. Amuha rero karibu maze akinjira. Akimara kwinjira ahita amubwira ati wihangane, hano nyine ntabwo rwose ari ahantu hashamaje, ni ahantu haciriritse cyane. Naho rero Hawule we azengurutse amaso muri iyi aparitema, maze akabona ibintu byose birimo ni ibintu nyine bibereye amaso kubireba, biba ari ibintu bidahenze ariko ari ibintu bifite ubusobanuro. Aramubwira ati ni ukuri nishimiye rwose kuba nje hano. Naho rero Megan we bari kureba ku ruhande akabona ibintu byose birandaraye, akumva mbese yatangira kubishyira ku murongo. Ababona ahari uyu musore ari kubangamirwa no kuba yicaye aha hantu nyine hari intebe zashaje, ibikoresho byose ubona bidashamaje. Bamara rero kwicara, maze Megan akazana amafunguro. Ntabwo nyine aba ari amafunguro rwose akaze, nyine biba ari ibyo kurya byoroheje gusa. Bari gufata amafunguro, sinzi ukuntu yitegereza Hawule, maze akabona ari kurya vuba vuba cyane, ameze rwose nk'umuntu utari guhumeka, nta jambo na rimwe kandi ari kuvuga. Ahita amubwira ati ariko ubanza wari ushonje. Naho Hawule ati ntakubeshye rero, hari hashize imyaka myinshi rwose ntafata amafunguro ameze neza nk'aya ngaya mfashe uyu munsi. Megan rero aramwenyura ati ubu se koko urumva ibi byo kurya nyine biryoshye? Naho rero Hawule ati cyane, ntabwo wabyumva, ni ibyo kurya nyine by'umwimerere, birumvikana ko byatekanywe urukundo, hari hashize imyaka myinshi sinakubeshya. Bamaze rero gufata amafunguro, noneho Megan atangira nyine kumubaza ibibazo aba yumva rwose amaranye igihe kinini, ndetse aba yifuza kubonera ibisubizo byabyo. Ahita amubaza ati kubera iki utajya nyine uvuga uwo uri we, ndetse mu biganiro byawe byose ntihagire na kimwe kigarukamo? Naho rero Hawule ahita amubwira ati impamvu nta yindi, mba numva nyine ndamutse mbibwiye umuntu bishobora guhita birangirira aho. Nk'ubwo rwose natekerezaga yuko ninkubwira nyine uwo uri we tutazakomeza kumvikana, kandi urabona ko n'ubundi ariko byagenze. Nifuzaga ko njye nawe dukomeza tuziranye nk'uko twamenyanye. Byari byiza kandi byari ibyishimo, narisanzuraga ndetse nawe ukisanzura, ariko urabona ko umunsi wamenye uwo ndi we byahise bimera nk'aho hari igikuta kigiye hagati yacu. Naho rero Megan arahaguruka, maze agahita agenda akegera nyine idirishya, aragenda agahagarara agahita amubwira ati hanyuma se
ubu koko ntabwo ubona ko umaze kwinjira mu buzima bwanjye? Tekereza ko ubu ngubu uri iwanjye, uri kureba ibitabo byanjye, mbese ubuzima bwanjye bwose wamaze kubumenya. Ubu se koko ibi bintu urumva nta gisobanuro bifite? Naho rero Hawula ahita ahaguruka maze akaza akamwegera, ahita amubwira ati rero mu by'ukuri ntabwo rwose kuba nyine mfite amafaranga menshi ari ikintu cy'igiciro nakabaye niratisha, cyane cyane ko hari n'abantu benshi bankundiraga icyo nyine, gusa wowe waje utandukanye, warambonye ntiwagira ikintu na kimwe umbonamo nkanjye jyewe nyine, ubundi niko nifuzaga ko rwose byagakomeje. Muri ako kanya rero bararebana, dore ko rwose baba begeranye, baregerana bikabije hafi rwose gusomana, uba ubona habura akantu gato cyane. Naho rero Hawula ahita amera nk'umuntu wikanze, arongera agahita atekereza nyine ku hashize he, ku mukunzi yari afite uko byagenze, maze akumva ntabwo rwose akeneye kongera kwinjira mu rukundo, nyamara we yaramaze kurwinjiramo, ariko we aba ari kugerageza kubirwanya rwose, aba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ye kongera kurwinjiramo, kandi n'ubundi biba byararangiye kuko aba ari gukunda Megan mu buryo butangaje. Kano kanya rero ahita agerageza nyine kwifata, maze rwose agahita yigira hirya, ahita yongera agasubira aho yari yicaye, maze agafata nyine telefone ye yari yarambitse hasi, maze agahita asohoka akagenda atanasezeye. Megan rero yitegereza uyu musore arenga, maze agahinda kakamwica, yibaza ko ahari ashobora kuba rwose yabangamiye uyu musore. Ku mugoroba rero Megan yicaye ari wenyine, aba ari kwibaza ikintu cyatumye uyu musore ahunga, aba ari kuvuga ati se hari icyo naba namutwaye, naba se hari icyo namweretse atifuzaga kubona, uriya musore se yaba abona ndi mubi cyane ku buryo rwose abona bitashoboka yuko njye nawe nyine twajya mu rukundo? Sinzi impamvu rwose nabonye yankunze. Aba ari kubitekerezaho maze akabiburira igisubizo. Naho rero ku rundi ruhande Hawula we yicaye, aba ari gutekereza ati mu by'ukuri ntabwo rwose nahunze uriya mukobwa, cyane cyane ko kuba ndi kumwe nawe nibyo bihe byiza nigeze ngira, ahubwo nyine ndi guhunga ibyiyumviro ari kugerageza kubyutsa muri njyewe, ndi kongera nkiyumva nk'uko niyumvaga nkundana na wa mukobwa wampemukiye. Ndumva rwose urukundo rutangiye kundenga, kandi nyamara mfite ubwoba rwose bwo kuba nakongera guhemukirwa. Hashira iminsi rero Megan wumvaga yifuza rwose ahantu yajya kwirangariza, yumvaga yifuza ikintu cyamwokipa niyo waba umwanya muto rwose, kubera ko yumvaga irungu rimwishe ndetse rwose ibitekerezo biri kumurenga. Yaragiye rero ajya muri ya biblioteke ngo arebe ko yabona ibitabo byo gusoma maze yirangaze. Aragenda rero maze agafata igitabo, akiri kukirambura ajya kumva yikanze nk'umuntu uhagaze hirya ye, arakebuka maze yahindukira agahita abona ni Hawula uri mu gitabo. Ahita rero amureba maze agahita amubaza ati burya bwose se ujya uza hano? Naho rero Hawula ati ntabwo byari bisanzwe, ariko nanjye sinzi impamvu naje hano rwose, gusa nyine numvaga nifuza kukuvugisha, nubwo ntarinzi aho twahurira, nubwo ntarinzi aho nakubona, ariko rwose wagira ngo amarangamutima yanjye yanyoboye kuza hano, kandi urabona ko bigize umumaro kuko nyine ndakubonye, gusa ndifuza kukuvugisha. Naho rero Megan ahita arambika igitabo yari afite muri etajeri, maze akifata nyine asobanyije amaboko, ahita amubwira ati ngaho nta kibazo nyine mvugisha. Hawula ahita amubwira ati mbabarire rwose kuba wa munsi naragiye kuriya, hari ibintu byinshi utazi kuri jyewe. Nari mfite umufiyanse, umukobwa nakundaga n'umutima wanjye wose, gusa yaje kumpemukira maze akundana n'undi musore, kandi bakundana turi abafiyanse nyine. Noneho ikibabaje si uko yakundanye n'undi musore, kuko uwo musore ntabwo yari uwo ari we wese, yari umufatanyabikorwa wanjye, ndetse ari umusore nafataga nk'umuvandimwe wanjye. Byaje kurangira rero menye yuko rwose banciye inyuma. Hanyuma rero guhera nyine uwo munsi
navuze ko rwose nta muntu n'umwe nzongera kwizera, gusa byose byarahindutse umunsi nahuraga nawe, ibintu byarongeye biba bishya, maze rwose ntangira kukwizera. Wa munsi rero nazaga iwawe, nagerageje rwose guhindura ibintu natekerezaga, numvaga nshaka kwirekura maze ndetse nkanakubwira ko ngukunda, ariko uriya munsi ntabwo nabishoboye kuko nakomeje kumva hari umutima umbwira ko ngomba kugenda, kubera ko rwose n'ubundi ngiye kongera kubabara. Ibintu byakomeje kundwaniramo, nanjye sinamenye uko byagenze, nagiye kwisanga namaze kugenda. Umbabarire rwose, si uko nakwizeye, ahubwo nyine mfite ubwoba muri njyewe. Megan rero uba amaze kumva ibi byose aramwitegereza, maze yarangiza akamubaza ati hanyuma se urumva nyine hakorwa iki? Naho rero uyu umusore ahita amubwira ati ndumva nyine niteguye kuba nashira ubwoba maze nkaba nakubaka ibindi bintu bishya. Naho rero Megan yitegereza uyu musore akabona rwose ameze nkaho ibyo ari kuvuga bitamurimo, ndetse rwose aba yumva nta n'amagambo menshi bakabaye bakomeza kuvugana, kubera ko niba afite ubwoba bwo kujya mu rukundo, Megan ntabwo aba abona rwose icyo yakora kugira ngo uyu musore yiyumve nkaho adakwiriye kugira ubwoba. Ahita rero yifatira igitabo maze agahita yigendera, agasiga uyu musore ahagaze hano wenyine. Megan rero mu nzira agenda ari gutekereza ati ibintu natekerezaga rwose niko bimeze, uriya musore ntabwo azi icyo ashaka, ntabwo azi yuko iyo umuntu akunda umuntu agomba kumurwanirira. Njye naramukunze n'umutima wanjye wose, ariko ikigaragara we rwose ntabwo arafata umwanzuro. Sinibaza impamvu akiri mu hashize he, niho rwose ari guha agaciro. Wagira ngo arabona ko njye nawe tudakwiranye, ashobora kuba rwose ambona akabona ntabwo akwiriye kuza mu isi yanjye. Birashoboka ko ariyo mpamvu ari gukomeza kungendera kure. Nyuma rero y'iminsi, Raoul yandikira mesaje Megan maze akamubwira ati ndifuza ko rwose twahura, hari ikindi kintu nifuza kukubwira. Megan rero arishima maze agatekereza atahari wabona ngiye kumva ijambo ryiza ryahumuriza umutima wanjye. Ndakeka nyine iyi minsi yaratumye atekereza neza, ahari nyine yashize ubwoba ndetse yafashe umwanzuro. Ndakeka rwose bishobora kuba nyine bigiye kugenda neza. Barahura rero maze bakicara nyine bakabanza kuganira, gusa ubona ibiganiro byabuze, buri wese ameze nkaho afite isoni. Raoul rero afata ijambo nyine maze akabwira Megan ati hari ikintu nshaka kukubwira. Ni ukuri uko iminsi igenda ishira ndushaho kukwiyumvamo, ndetse rwose ibyiyumviro byanjye kuri wowe ngenda numva bindusha imbaraga, ku buryo rwose kwikontorora bigenda binanira. Ibyo rero rwose birushaho kuntera ubwoba. Mba numva nyine nibaza ibizakurikira. Uko rero ngenda ndushaho gushaka gutera intambwe njya imbere, niko kandi numva nyine ubwoba burushaho kugenda bunyica. Naho rero Megan atushatse kuvuga ko se utiyizeye. Sinibaza impamvu rwose wumva utaranyizera neza. Reba nawe nakwinjije mu buzima bwanjye, nta na kimwe kinyerekeyeho utazi. Wamaze kumenya aho nkorera, wamenye ibyo nkunda, wamenye aho ntuye, buri kimwe cyerekeranye n'ubuzima bwanjye cyose urakizi. Sinibaza rero impamvu rwose ucyemerera ubwo bwoba. None se uba wumva nyine udakeneye gutera indi ntambwe? Urifuza ko se njye nawe twarekera aho ngaho kuzongera kubonana? Naho rero Raoul ati ntabwo ari ibyo nshatse kuvuga, ahubwo nyine mba mfite ubwoba bw'ibintegereje. Mu by'ukuri Megan yumva ibintu uyu musore ari kumubwira, maze akumva ntabwo yakomeza rwose kuvugana nawe, kubera ko yumva ibyo yari yiteze ko ari bwumve atari byo ari kumva. Ahita yihagurukira agafata isakoshi ye maze agahita amubwira ati umva rero nkubwire, ikindakaje rwose
ntabwo ari uko yenda utiteguye gukomeza, ahubwo ikindakaje ni uko utigeze unagerageza nyine kwiyumvamo ibyiyumviro nk'ibyo nanjye niyumvamo. Gusa birashoboka ko hari nakubangamiye. Gusa nyine ikigaragara cyo ni uko ahari uko niyumva kuri wowe ntabwo wowe ariko wiyumva kuri jyewe. Pawulo rero ashaka nyine kugira andi magambo yongeraho, maze Megan agahita amwihorera, agahita yikomereza akigendera. Uyu munsi rero agenda noneho yafashe umwanzuro, ahita atekereza ati ni byiza ko rwose nava muri uyu mujyi kuko sinifuza kuzongera gutekereza kuri uyu musore. Ikigaragara cyo ntabwo rwose uriya musore ashaka ko tujya mu rukundo, kandi nyamara njye namaze kumukunda birenze. Birashoboka ko atanyiyumvamo cyangwa se abona tudakwiranye. Ni byiza rero ko rwose nagenda maze nkava hano. Nta no gusezera rero kuri iki kigo yigishagaho, arabyuka maze agafata ibintu bye byose akigendera, akajya mu wundi mujyi. Aba yumva yifuza kwibagirwa buri kimwe cyose yahuriye nacyo hano. Gusa nyine mbere y'uko agenda araza nyine akajya muri ya biblioteke, maze agafata igitabo kimwe aracyitegereza. Icyo gitabo yabonaga bakunze kugihuriraho we na Hawule. Aracyitegereza rero maze agatangira gutekereza ati birababaza cyane gukunda umuntu ntagukunde, kwiyumvamo umuntu maze we ntakwiyumvemo. Ahita rero afata urupapuro maze agatangira kwandikaho ibintu byose yari ari gutekereza muri ako kanya. Ahita rero atangira nyine kwandika nk'uwandikira Hawule. Ahita atangira kumubwira ati naragukunze n'umutima wanjye wose, ndetse rwose narakwishimiye. Numvaga nifuza ko wakwiyumva nk'uko nanjye niyumvaga, ariko nyine ntabwo byashobotse. Gusa nyine ikintu cyambabaje kurusha ibindi si uko utabashije kunkunda, ahubwo ni uko utabashije no kugerageza nibura ngo byange wagerageje. Ubwoba bwawe wabushyize imbere, ndetse guhemukirwa wabishyize imbere. Ntiwigeze unyizera ngo wumve ko ibyakubayeho njye nabyindura, ndetse rwose ntagenzwa no kuguhemukira, ntagenzwa no kukubabaza. Yamaze rero kwandika ibintu byose yatekerezaga, afata rwa rupapuro araruhinahina, maze arangije arushyira mu gitabo. Yaracyitegereje aravuga ati nagombaga kwandika ibi bintu byose, nubwo mbizi neza ko iki gitabo gishobora kuzarinda rwose kimara imyaka n'iyindi nta muntu n'umwe ugisomye, ndetse uru rwandiko nanditse akaba nta muntu n'umwe uzigera arubona. Ariko ikintu nari ngamije ni ukuruhuka mu mutwe. Aya magambo nakayabwiye amaso ku yandi Hawule, ariko kuko bitashoboka reka nta kibazo nyashyire kuri uru rupapuro maze nyashyire muri iki gitabo. Nuko rero yabigenje maze ubundi arigendera. Naho rero Hawule we hashira iminsi nyine nta makuru y'uyu mukobwa afite. Gusa nyine aratekereza maze akumva yakoze amakosa akomeye, kubera ko yumva rwose yakabaye nawe yaragerageje, maze ntiyereke uyu mukobwa imbaraga nkeya zo kuba ndetse atinya kuba yahemukirwa. Aratekereza ati ibyo ari byo byose uwasubira kumureba maze noneho tukavugana, ndetse nkanamubwira ko nanjye niteguye kwinjira mu rukundo. Uyu mukobwa yarankunze bya nyabyo, nyamara njyewe rwose nshobora kuba ari njye nabaye ikigwari. Ajya rero ku ishuri maze akirirwa ahahagaze akamutegereza akamubura. Aramuhamagara akumva ntabwo rwose nimero icamo. Kubw'amahirwe rero abona undi mwarimu nyine wigishanyaga na Megan, maze agahita amubaza ati nta makuru ya Megan, ari mu kigo se? Naho uyu mukobwa ahita amubwira ati Megan rero ntabwo akigisha hano rwose, yaragiye, ntabwo tuzi aho ari. Noneho Hawule acyumva ibi ngibi ahita yumva rwose ari nkaho isi imugwiriye. Ahita atekereza ko ibi byose ari we wabiteye, ari we kandi watumye uyu mukobwa agenda. Gusa ntabwo yari azi ko biremereye kugeza aho nyine Megan ashobora kuva hano maze akagenda. Hawule rero atangira gukumbura Megan noneho mu buryo bweruye. Atangira rero kujya nawe ajya ahantu hose bahuriraga, abatekereza ko ahari umunsi umwe bazahura. Ariko rwose nta makuru na make yabonaga ya Megan. Umunsi umwe rero ajya muri ya biblioteke maze agatangira kureba ibitabo byose, ndetse akibanda ku byo Megan yakundaga gusoma ndetse n'ibyo yakundaga gukoraho. Sinzi ukuntu rero abona cya gitabo, maze agahita yibuka yuko umunsi bahurira muri iyi biblioteke ari cyo Megan yari afite mu ntoki. Aragifata
ngo nyine atangire kugisoma, maze akikibumbura agahita abona harimo urupapuro. Ku bw'amatsiko rero ararufata akarurambura, maze agahita akubitana n'umukono wa Megan. Kwihangana biranga, akumva agomba kurusoma byanze bikunze. Ahita rero arurambura maze agatangira kurusoma. Mu by'ukuri akimara gusoma aya magambo asanga yanditse kuri uru rupapuro, amarira aba yatangiye kumubunga mu maso, kuko aba yabonye neza ko Megan ari we rwose yandikiraga nta wundi. Amara rero kurusoma maze agahita afata cya gitabo akagisubiza aho cyari kiri, agafata rwa rupapuro akarushyira mu mufuka. Uyu munsi arataha, maze yaba akigera mu rugo aricara muri salo, ariko rwose akumva ntabwo atuje, akumva ntabwo atekanye. Noneho aba yumva umutima wenda nko kumuvamo, dore ko noneho aba ari kumva ko akumbuye wa mukobwa kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose, ndetse aba yanamaze kubona gihamya y'uko uyu mukobwa yamukunze urukundo rwa nyarwo. Uyu munsi rero ntabwo Hawula abasha kuryama, kubera ko ibitekerezo biba byamurenze. Aba yumva yifuza kubona Megan maze bakavugana barebana. Noneho kuri iyi nshuro akamubwira ko amukunda kurusha ibintu byose, ndetse akamubwira ko yiteguye no kuba yasiga byose akareka byose kubw'urukundo rwe, ndetse akanamubwira yuko amwizeye kandi rwose yumva yifuza ko yaza mu buzima bwe, kuko azi neza ko atazongera kumubabaza, ahubwo azamufasha kwibagirwa n'ahashize. Gusa nyine ntabwo aba ari bumubone. Atangira rero kumushakisha ijoro n'amanywa. Hashira iminsi rero Hawula yataye umutwe, maze agahura n'undi muntu wakoranaga nyine na Megan. Amubaza niba nta makuru, maze uyu muntu wakoranaga na Megan akabwira Hawula yuko nyine Megan yasabye ko bamukorera transfer maze akajya kwigisha ishuri riba mu cyaro. Amubwira nyine izina ry'iryo shuri, maze uyu munsi Hawula akumva arishimye, kuko nibura abamenya nyine ahantu yazasanga Megan. Hawula rero akimara kubona amakuru nta mwanya wo gutakaza yari afite. Yaraje maze ahita afata varize ye ashyiramo utwenda tworoheje, ashyiramo rwose utuntu nyine azakenera. Ahita rero ajya ahantu nyine bategeraga bisi, maze agakatisha tike, dore ko rwose atirirwa afata imodoka, aba yifuza kugenda nyine nk'umuntu uciriritse. Yinjira rero mu modoka maze akagenda ari kureba ahantu hose, agenda yitegereza iki cyaro aba ari kujyamo. Aba ari kuvuga ati aha hantu rwose uretse kuba naba nararose kuhajya, ariko ntabwo nigeze ntekereza ko nahajya mu bundi buryo. Gusa aba ari kwibaza naramuka abonye Megan uko nyine bizagenda. Aba afite ubwoba bw'uko Megan azamwakira, ariko nanone aba ari kuvuga ati nabaye ikigwari kandi rwose ngomba kugerageza, maze nanjye rwose noneho nkabishyira ku murongo, kubera ko ntabwo nshaka ko akomeza kumbona nk'umusore nyine udashoboye. Akomeza kugenda rero akabona rwose urugendo rwabaye rurerure. Aragenda rero maze yagera nyine imbere y'iki kigo Megan aba yigishaho, atekereza ko atari byiza kuba yamusanga mu ishuri, kubera ko ntabwo aba azi ko yabyakira, ahubwo yicara hanze nyine, maze akicara ku ntebe yari ihari. Ategereza rero ko rwose amasomo aza kurangira. Amasomo ararangira maze abana bagatangira gusohoka mu ishuri. Ajya kubona akabona Megan nawe arasohotse, aramwitegereza maze agatangira kumwenyura. Aba ari kwibaza ati ni ukuri ndabona rwose Megan akiri mwiza, aracyasa nk'uko yasaga, ndabona rwose atarigeze ahinduka. Megan rero nawe areba imbere maze akaba abonye Hawula ahita ahaguruka maze akagenda asanga Megan. Bose rero begeranye baraceceka maze akabura n'umwe utangira kuvuga. Bararebana ukabona ko nyine Megan rwose atangaye, ati na hano urahageze? Naho rero Hawula ati ndahageze. Ahita akura rero rwa rupapuro mu mufuka, maze akamubwira ati ya letere wanyandikiye narayibonye rwose muri cya gitabo. Gusa nanone ntabwo iyi letere ari itumye nza, ahubwo nyine natekereje ko rwose ubwoba nari mfite
ntacyo buzangezaho, ahubwo nyine bwasenye buri kimwe nari ntangiye kubaka. Megan we rero aba yacecetse nyine yateze amatwi uyu musore. Raoul rero ahita amubwira ati Megan rwose mbigusubiriremo, ndagukunda kandi cyane. Kuba rero waravuye muri uriya mujyi maze ukaza hano, ntakubeshye nasigaye numva rwose ari nkaho n'umutima wanjye wawutwaye. Kugenda kwawe byatumye menya ko ndi ikigwari, ndetse rwose menya ko ndi umuntu watakaje ikintu cy'ingenzi. Wari uw'ingenzi kuri njyewe, nubwo kiriya gihe nari mfite ubwoba, ariko ubu ngubu nibwo nabashije kumenya ko ngomba kurwana n'ubwoba bwanjye. Ndetse rwose kuri iyi nshuro ndagusaba imbabazi kuba rwose ntarabaye uwo wari unyitezemo, kuba ntarabaye umugabo nyamugabo nyine ngo maze mpangane n'ibyari bimpagaze imbere. Ahita rero akomeza amubwira ati ubu ndeba nje hano rwose ntari Raoul wa wundi abanyamakuru bazi, ndi wa musore nyine ucishije make rwose. Ikintu nifuza ni wowe mu buzima bwanjye, kuko rwose ni wowe uzatuma mba umugabo nyamugabo. Naho rero Megan ahita amubwira ati ibyo rero uri kumbwira wakabaye warabimbwiye kera. Naho rero Raoul ati nanjye ndicuza nyine umwanya nataye, ndicuza ko nahombye rwose. Gusa kuri iyi nshuro noneho nje nafashe umwanzuro, ndifuza ko rwose nakugira maze ukamba iruhande. Megan rero ahita amubwira ati ubu rwose ibyo wambwira byose ntabwo nakwizera, kuko n'ubundi ndatekereza ko ejo cyangwa ejo bundi uzongera ukagenda ukansiga. Ntabwo rero rwose nifuza kongera gusubira mu bikomere nk'ibyo navuyemo. Naho rero Raoul ahita amubwira ati yego rwose nanjye singusabye kubyibagirwa, ahubwo nyine ngiye ngiye kukwereka yuko ibyo ndi kukubwira mbikomeyeho, wowe nyihorera gusa, ibindi byose uzagenda ubibona buhoro buhoro. Naho Megan ahita amubwira ati nta kibazo, ubwo rwose nanjye nditeguye kuzareba niba koko warisubiyeho, niba utakimeze nk'uko wari umeze mbere, niba ibyatumye nguhunga n'ubundi bitakikuriho. Baratandukana rero, maze Raoul akajya gushaka aho agomba kurara. Naho rero Megan nyine arataha, maze agatekereza ukuntu uyu musore yafashe urugendo akaza kumureba. Gusa nyine aba ari gutekereza mu mutima we ati nubwo rwose nkimwiyumvamo, ariko ntabwo ngomba guhubuka kuri iyi nshuro. Agomba kubanza kunyereka yuko noneho rwose yiteguye ndetse akomeye, atashidikanya ku byo agiye kujyamo. Iminsi rero yagiye ikurikira, nta bintu bidasanzwe rwose byagiye biba, ahubwo nyine Raoul yarabyukaga maze akaza kureba Megan akamusuhuza, bakavugana nyine bisanzwe cyane. Ndetse no mu masaha Megan atakoze nabwo bagahura bakicara bakaganira, ariko nyine bakaganira ibisanzwe gusa, kubera ko Raoul yifuzaga yuko Megan noneho azabona ko ubu Raoul yafashe umwanzuro, akaba ari we ubyibonera uretse kubimubwira mu magambo. Raoul we yifuzaga ko Megan azabona ibikorwa, maze nyine akabona ko uyu musore noneho yiteguye. Muri iyi karitsiye rero nta muntu n'umwe wari uzi ko rwose uyu musore ari umusore nyine w'umukire. Bamubonaga nk'umuntu usanzwe, dore ko nyine yari umwana mwiza cyane, ndetse agakunda gufasha abantu nyine badafite imbaraga bo muri iki cyaro, akabafasha uturimo tumwe na tumwe. Hari umumama nyine wacuruzaga imigati, yakundaga kujya gufasha guterura inkwi no guterura amafarini. Yahoraga afite akazi, yahoraga afite umuntu ari gufasha. Naho rero Megan we yamwitegerezaga ari kure rwose, maze akareba ukuntu uyu musore yicishije bugufi, ndetse rwose ukuntu agenda afasha abantu batishoboye. Yaramurebaga maze akamwenyura, akabona ko wa musore azi mu binyamakuru atandukanye n'uwo ari kubona hano. Hashira iminsi rero, maze bakagenda begerana buhoro buhoro rwose, mu buryo aba nta n'umwe wabuteguye.
dore yuko nyine Megan arateka maze agahamagara nyine uyu musore ati ndifuza yuko twasangira uyu mugoroba. Rero baragenda bagasangira maze bakaganira, noneho ubona rwose bahuje urugwiro, nubwo Megan aba atarizera uyu musore, dore ko abavuga ati ubu wabona yaraje kuruhuka, ariko nyine umunsi umwe azabyuka akongera akigendera. Naho rero Hawure we ntabwo rwose aba ahwema kubwira Megan ko amukunda ndetse rwose ko yumva yiteguye, ariko nanone aramubwira ati uzafate igihe cyawe cyose gishoboka kugira ngo ubitekerezeho neza. Ndashaka yuko wowe ubwawe uzabyibonera ko ibyo ndi kukubwira ari ibya nyabyo. Gusa kuri iyi nshuro ntutekereze ko nifuza kuba nagutakaza. Kuri iyi nshuro rwose sinzigera ngusiga. Kuri iyi nshuro kandi ndashaka kuba hafi yawe, nta kintu na kimwe nitayeho, ntitaye ku kazi, ntitaye ku bindi ibyo ari byo byose, ari wowe wenyine nitayeho. Naho rero Megan araseka ariko ntagire icyo amusubiza, cyane cyane ko nyine Megan we rwose aba yumva atarabyizera neza. Burya iyo ikintu kikubayeho nibwo uhita umenya ubwenge. Megan nyine yari yaramenye kurinda amarangamutima ye kuva nyine igihe uyu musore yaboneye yuko atari abirimo neza. Umunsi umwe rero Hawure aba yicaye ari wenyine maze agatekereza nyine inkuru ye ndetse na Megan. Ahita afata rero agenda ye maze agatangira kwandika. Ahera ku munsi wa mbere bahura maze akandika ibintu byose uko byagenze, akandika ndetse n'ukuntu yiyumvamo uyu mukobwa, byose arabyandika. Akandika ukuntu yahuye n'umukobwa utagira uko asa, yahuye n'umukobwa wamutwaye umutima, ndetse yahuye n'umukobwa watumye ahindura ibitekerezo. Arandika rero maze umunsi ku wundi agakomeza agenda yandika muri ya agenda. Aragenda rwose akamera nk'umuntu uri kwandika igitabo. Umunsi umwe rero Megan aba yaje kumureba bicaye nyine, sinzi ukuntu uyu musore ajya kumuzanira icyo kunywa, maze Megan akabafasha ya agenda yari iri ku meza, atangira kuyisoma. Maze uko agenda ayisoma akagenda nyine yumva rwose ari kugenda atwarwa n'amarangamutima, dore ko yari ari gusoma maze akabona ko nyine uyu musore nawe amwiyumvamo kandi nyine amukunda, ndetse rwose ko yicuza kuba ataramubwiye ko amukunda kera. Arabisoma ibintu byose biri muri iyi agenda maze akageza aho nyine aba ageze ubu ngubu. Akihagera rero ahita atangira kuvuga nawe andi magambo ameze nk'aho yuzuza ibyo uyu musore yari ari kwandika. Hawure rero aragaruka maze agasanga rwose Megan ameze nk'umuntu uri kuvuga umuvugo, dore ko nyine aba ari kugenda ameze nk'uri kuzuza iki gitabo uyu musore yari ari kwandika. Akibyumva ahita yicara maze akamutega amatwi. Megan rero arakomeza akavuga nyine nawe ari kuvuga uburyo nawe akunda uyu musore. Arakomeza akavuga uyu musore nawe akamutega amatwi. Kwihangana rero biranga, Hawure agahita aza akicara iruhande rwa Megan amureba mu maso, maze bombi bagahoberana bagahita basomana, barongera bakarebana mu maso, maze Megan agahita abwira Hawure ati ndishimye, iki gihe nari ngitegereje igihe kirekire rwose. Naho rero Hawure ahita amubwira ati ntabwo wabyumva ukuntu uyu munsi ari uw'umunezero kuri jyewe. Ndagukunda cyane rwose, ndagukunda ku buryo utazigera ubyicuza kuba waranyemereye kugukunda. Bose rero bamara umwanya nyine bacecetse, maze Hawure agahita abwira Megan ati ariko uzi yuko mpise numva yuko uretse gusoma ibitabo by'abandi nawe ubwawe wakwandika igitabo. Naho rero Megan ati ahubwo njyewe wantunguye, uri umwanditsi udasanzwe. Bose rero babitekerezaho maze bagahita basanga bagomba kujya bafatanya maze bakandika ibitabo byabo, ndetse rwose bakazakora inzu y'ibitabo hano bazajya babigurishirizamo. Batangira rero uwo munsi maze bakiyemeza yuko buri munsi bazajya bandika paje y'igitabo. Umunsi rero wakurikiye bicaye n'ubundi bari kuganira, Megan abaza Hawure ati none se ntabwo uzasubira mu mujyi, ntabwo uzasubira muri business zawe? Naho Hawure ahita amubwira ati ntakubeshye, njyewe rwose umunezero wanjye uri hano,
ntabwo rero nshobora kuwuhasiga, ahubwo nyine narangije gushyiraho undi muntu uzansimbura ku buyobozi, ndetse n'imigabane yanjye imwe n'imwe narayigurishije, kampani yanjye yego iracyahari, ariko nanone imigabane nyine nsigaranye ni mikeya. Ubwo rero ahubwo ndifuza ko ibikorwa byacu byinshi twabizana hano, dushobora kubaka ishuri, tukahakora ndetse n'isomero n'ibindi byose wifuza, ibintu wahoze urota kera, ndetse ibintu byose wishimira biguhuza n'abana, kubera yuko narabibonye ko abana ari ibyishimo byawe ndetse rwose ubakunda cyane. Megan rero arishima cyane, maze akamubwira ati byose warabiretse kubera njyewe. Naho rero Hawule ati urukundo rwawe rwatumye menya yuko ibyo mbamo atari byo by'agaciro, ahubwo umunezero ni wo w'agaciro. Hano hantu ndahishimira cyane, abantu ba hano barankunda kandi batananzi. Hano hantu haba urukundo, haba ibyishimo. Ndakubwiza ukuri, iyo mpari rwose mba numva nezerewe, kuko ubona iruhande rwanjye rero ntako bisa, kandi nawe mbona uhishimiye. Niyo mpamvu nyine nifuza ko rwose tudakwiye kuhava. Megan rero kuri iyi nshuro arishima cyane, kuko aba amaze kubona yuko uyu musore yemeye kureka byose kubera urukundo yari amufitiye, ndetse rwose aba amaze no kumwizera, noneho abona ko nyine ibyo barimo ari ibya nyabyo. Umunsi umwe rero hano mu cyaro nyine haba habaye ibirori, dore ko hajyaga haba ibirori rwose biryoshye byo gusoza umwaka. Abantu bose baba biteguye, ndetse rwose abantu bose bambaye neza, mbese ubona ari ibyishimo nyine muri iki cyaro. Megan rero na Hawule nabo bagombaga nyine kwitabira ibi birori, dore ko nyine bari n'abantu bakunzwe cyane muri iki cyaro, kubera yuko uyu musore nyine Hawule yafashaga abantu benshi maze bakamukunda, ndetse rwose bamufataga nk'umwe muri bo. Naho rero Megan we kubera ko yari umwarimu afasha abana benshi, ni ukuvuga ko nta muntu n'umwe utari umuzi, ndetse baramwubahaga kubera ukuntu yanakundwaga n'abana nyine. Birumvikana ko n'amafamiye yabo yamukundaga. Uyu munsi rero abantu bose nyine baba bishimye, buri muntu wese agenda abwira undi amagambo meza, dore ko nyine aba ari umunsi wo kwifurizanya ibyiza gusa. Ibirori rero biratangira, ababyina bakabyina, abavuga imivugo bakayivuga, ibintu nyine biba bishyushye. Naho rero Hawule nyine akomanga ku kirahure, maze akababwira ati nanjye rwose mfite ikintu nifuza kuvuga. Bamuha rero umwanya, maze nyine agahita abwira Megan ati ndifuza ko rwose navuga umpagaze iruhande. Megan rero aragenda akamwegera, maze Hawule akamufata ku rutugu, ahita atangira kubabwira ati ubu rero rwose mubona uyu mukobwa mureba hano, sinzi ko njyewe uko muzi ariko mumuzi, ariko uyu mukobwa ni ibyishimo byanjye. Uyu mukobwa rero ni umunezero wanjye. Uyu munsi rero w'umunezero ndifuza nyine kugira icyo mubwira imbere y'abantu bose. Megan rero aba yumiwe nyine, yumva atangiye kugira udusoni kubera ukuntu uyu musore aba ari kumutera imitoma imbere y'abantu. Uyu musore rero ahita apfukama, maze agafata ikiganza cya Megan, aramubwira ati ni wowe mukobwa wabashije guhindura ubuzima bwanjye, ni wowe mukobwa kandi wanyeretse ko umunezero nta kindi ushingiraho, ni wowe mukobwa wanyeretse ko urukundo nyarwo rukibaho. Ndifuza rero rwose ko urukundo rwawe naruhorana, ndifuza kandi ko kukubwira yuko nanjye ngukunda, ndabikubwira imbere y'abantu. Akura rero impeta mu mufuka, maze agahita amubwira ati ndifuza nyine kugusaba ko wambera umugore, maze tukabana ubuziraherezo. Naho rero Megan ahita amureba mu maso, maze amarira agatangira gushoka. Abantu bose baba batangiye gusakuza bati mubwire yego, mubwire yego. Megan rero ahita amubwira ati byose ndabyemeye, kandi nanjye ndagukunda cyane. Amuhereza ikiganza rero, maze Hawule akamwambika impeta, arahaguruka bagahoberana, abantu bose bagakoma mu mashyi. Ibyari ibirori byo gusoza umwaka bihita bihinduka ibirori byo guserebura urukundo. Ibyishimo hano abantu bose biba byabarenze, dore ko rwose iyi couple aba ari couple ikunzwe cyane. Hawule rero na Megan nabo ibyishimo biba ari byose, batangira rero kubyina maze bagaserebura.
abantu bose bakabifuriza ibyiza, dore ko rwose baba banabona nyine aba bombi bakundana cyane kandi bakwiriye ibyiza. Nyuma y'igihe gito rero bategura ubukwe, maze nyine bakavuga ko bagomba kuzabukorera muri jaride yari iri aha ngaha hafi, dore ko rwose bifuzaga nyine ibintu biciriritse ndetse ubukwe bwabo bumvaga bagomba kuzabukorana n'abantu ba hano, ntabwo bifuzaga ko hazaza nyine ba bandi bo mu itangazamakuru bajya kubivuga hirya no hino, kubera yuko Hawure yifuzaga ibintu nyine biciriritse, nawe yari asigaye yibona nk'umwe mu bantu ba hano. Ku munsi rero w'ubukwe bwabo ibintu biba biryoshye, abantu bose babazaniye impano, abantu bose kandi babishimiye, dore ko n'abana Megan yigishaga baba baje kubabyinira, mbese uba ubona ari ibintu bidasanzwe. Buri muntu wese aba afite akazi muri ubu bukwe, ndetse rwose uba ubona buri wese ari kubufata nk'aho ari ubukwe bwe. Ubukwe rero burangiye abantu bose barabaherekeje, maze babageza nyine aho bagombaga kuba. Baratashye maze hasigara Megan ndetse na Hawure. Hawure rero yabwiye Megan ati nakubeshye, ndishimye cyane kandi ndagushimiye kuba warazanye umucyo mu buzima bwanjye, ndagushimiye rwose kuba warambereye ibyishimo. Naho rero Megan ati nanjye ndagushimye cyane kubera ko ntabwo nari nzi kwishima icyo ari cyo mbere yo guhura nawe. Bombi rero barahoberana maze ibyishimo bikabarenga. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.